Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ese waba warigeze utekereza ko umukunzi wawe akubeshya igihe wamubazaga aho agiye? Cyangwa byakubaye ko wangiza umugoroba w'ibyishimo ushinze umukunzi wawe ikintu utazi neza ko yanagikoze? Niba byarakubayeho si wowe wenyine, ahubwo urakaza neza mu isi y'abantu bafuha. Icyo wamenya kimwe cyo ni uko nta gishimishije cyerekeye gufuha. Ifuhe mu rukundo rirarwangiza, rituma wumva ushyushye umutwe ukumva wanasara, ryatsa muri wowe ikibatsi cy'umuriro w'urwikekwe mu mutima wawe, kigahora kikugurumanamo boshye ari umuriro wa rugi. Gusa iyo ugerageje gutsinda ifuhe bishobora gutuma wumva umeze neza, nk'ushaka gukura ubwato mu muhengeri mu nyanja, ntushaka ko hagira amazi abwinjiramo, nyamara umuvumba w'ayishyari urenda kukurusha ingufu. Mu by'ukuri nta muntu uba yifuza kuba umunyeshyari mu rukundo, ngaba ari wa muntu uzwiho gufuha cyane. Ifuhe rishobora kwangiza umubano ukomeye mu rukundo. Ifuhe ritera kutizerana no gukekana amababa, rikangiza icyizere umuntu yagirira undi. Icyakora rero benshi muri twe nta ngufu dufite zidushoboza kurizitira ngo ritatugerera mu bitekerezo, mu bikorwa n'amagambo tuvuga. Hanyuma se niki twakora? Niki wakora ngo utsinde ifuhe mu rukundo? Muri iki cyegeranyo twakoze twifashishije urubuga rwa Lifehack, tugiye kukugezaho ibintu bigera ku 8 wakora ugatsinda ifuhe mu rukundo rwawe. Nge ndi Adolphe Janemani, mbahaye ikaze. Ikintu cya mbere, barugeze ku 10. Nta gishimishije kiri mu gufata umukunzi wawe yohereza undi muntu aka SMS karimo urwenya rushingiye ku mibonano mpuzabitsina, cyangwa ukamwumva avuga ko akunda byasaze icyamamare cy'uburanga. Ariko si ubundi ibi ni ibintu byagatumye umuntu ababara. Iyo akababaro gatangiye kukuzamukamo kubera ifuhe, ukumva utangiye kubyimba boshye nyiragongo, cyangwa se n'ibindi birunguzi biba bigiye kuruka, aho icyo ukora funga amaso, uhumeke wiruhutse, maze uba rugeze ku 10. Nyuma y'amasegonda 10 noneho wibaze niba koko ikintu kiguteye umujinya ari ikintu gikwiye kwangiza umunsi wawe, ukirirwa uzinze umunya usa n'intare yiciwe abana, iminkanyari yabaye nk'imiguno y'amabati. Aha kandi niwumva ugomba kubibwira umukunzi wawe, ujye ubikorana ubugwaneza, aho gutera hejuru ngo umusakurize biciye cyangwa se n'umutesha agaciro. Ujye wimubwira mu magambo make uti, iyo ubigenje gutya numva ntishimye. Ikintu cya kabiri ugomba gukora kindi, jya wizera amakenga yawe. Inama ya mbere yagiriwe abantu bagira ifuhe ariko ritari na ngombwa mu by'ukuri. Si babandi baba bafite impamvu nyayo yo gukeka amababa abo bashakanye, nko kuba umukunzi wawe aganira mu buryo bweruye ibintu wumva birimo guteretana biganisha ku mibonano, kuba hari ubushuti bw'ibanga afite cyangwa akubeshya. Ni gute wamenya ko umukunzi wawe ari umwizerwa? Igisubizo ni, niba uri kumukeka muri iyi minsi ukwiye kwizera amakenga yawe. Igishoboka cyane ni uko ushobora kuba ukabya, ugababazwa n'akantu gato, ariko niba umutima wawe ukubwira ko umubano wawe n'umukunzi wawe urimo ikibazo, birashoboka ko gihari koko. Aho ujya uganiriza umukunzi wawe, umubwire uko wiyumva, ariko nanone mu buryo butuje kandi umwubashye, hanyuma ugere ku ndiba y'ikibazo wumva kibangamiye umubano wanyu. Inama ya gatatu yo kugira ngo ugerageze kureka ifuhe, uba ku kwizerana. Kwizerana ni ikintu cy'ingenzi gituma umubano w'abakundana urangwa n'ibyishimo, ukanyura abawurimo kandi ukaramba. Kugira ngo utsinde ifuhe mu rukundo bisaba kugira ikigero gihanitse cyo kwizera umukunzi wawe. Nk'abakundana muzamura icyizere mugira niyo mukoze ibi bikurikira: mutabeshyana, buri wese yemera kubazwa ku byo yakoze kandi akabivugaho. Muha agaciro kuba hari ibyo mushidikanyaho, mubwirana ko mwiyumva ntacyo mukinganye, ugaragaza koko kukwiye kwizerwa. Nimubigenza mutya, wowe n'umukunzi wawe muzarema icyizere kibafasha kumva mutekanye kandi buri umwe akunzwe mu mubano wanyu. Ahangaha icyo ugomba kwibuka ni uko nta muntu utagira amakemwa ubaho ku isi ya rurema, kandi ko iteka ryose azabaho ibihe umukunzi wawe cyangwa uwo mwashakanye azakubabaza atabigambiriye, cyangwa nawe ukabikora. Aha rero ntacyo bizabangiriza igihe hari ibyababaje mwembi muretse bikagenda. Uburyo bwa kane, gerageza wikunde. Ifuhe kenshi rishibuka mu kutigirira icyizere no kwigaya. Ushobora kumva ko
utari ku rwego rwo kuba ukundwa na runaka cyangwa se nyira runaka kandi nta kintu mu by'ukuri agukurikiyeho, cyangwa se mu bihe byahise hari uwaguhemukiye bituma wumva utarekurira undi muntu umutima wawe. Uko byaba bimeze kose ariko urukundo rugenda neza iyo abarurimo bari ku rwego rushimishije rwo kwikunda bariho. Iyo wikunze bigufasha kunesha ifuhe. Icyo wakora ngo wongere urwo rwego rwo kwikunda wumve wiyubashye kurushaho ni ugufata umwanya uri wenyine ukiga kwishimira abo muri kumwe, gufata neza umubiri wawe ugakora igishoboka cyose ngo witeze agatambwe kava hano kajya imbere harya. Uburyo bwa gatanu, bwira umukunzi wawe uko wiyumva. Ibyo wowe n'umukunzi wawe mufata nk'aho ari imyitwarire iboneye mu rukundo hari ubwo biba bitandukanye byikabya. Iyi rero niyo mpamvu muba mukwiye kubwirana ko mwiyumva ntacyo mukinganye. Kugaragaza neza uko wumva ibintu ni intambwe y'ingenzi mu gutsinda ifuhe. Kumenya ibikorwa n'imyitwarire bishobora gukomeretsa umukunzi wawe nawe bikaba uko bizabafasha kubaka umubano ushingiye ku bwubahane. Uburyo bwa gatandatu sasa, shaka abajyanama. Ese ifuhe riragenda bifata intero ukabona bigiye kurenga urukundo rwanyu? Akenshi gufuha biterwa na kimwe mu bintu byabaye ahahise. Birashoboka ko wabayeho ugakurira mu buzima bw'imibereho yaguteye guhungabana, cyangwa se ukaba wumva warahemukiwe n'umukunzi cyangwa se n'umuntu wizeraga akagukomeretsa mu buryo bw'amarangamutima, mu magambo cyangwa ku mubiri. Uko byaba byaragenze kose, kwegera abaganga bita ku burwayi bwo mu mutwe byagufasha. Usanga umuganga wabigize umwuga mukaganira imbona nkubone kuri Zoom cyangwa se ku zindi application zikoreshwa, cyangwa se hahandi abantu bafite ibibazo bishingiye ku mibanire bahurira bakaganira, aribyo bita chat room. Bishobora kugufasha kumenya umuzi w'ikigutera kurangwa no gufuha bikabije. Umuganga nk'uyu cyangwa se abo bita abatherapist ashobora kandi kukubwira ingamba wakwifashisha uhangana n'umujinya cyangwa se ishyari mu bihe bizaza, cyangwa se bakaba banakubwira ko ikigutera gufuha ari impamvu yumvikana. Niba umukunzi wawe hari icyo yakoze gituma wumva umukeka, wenda yaraguciye inyuma kera, byaba byiza ushatse ubujyanama ku mibanire y'abashakanye, abakundana, cyangwa se ugatangira amasomo aca kuri internet yigisha ku mibano hagati y'abashakanye. Indi nama yagufasha gutsinda ingeso yo gufuha ni uguhindura ibyo witeze mu rukundo rwawe. Ugomba kugenzura ukamenya neza ibyo abantu baba biteze mu rukundo nyamara bitababaho. Kuba ukundana na runaka mukundana ubu ntibivuga ko watakaje ubushobozi bwo kuba wabona undi mwiza. Kuba hari undi muntu wabona mugakundana ukagira ibyo umukundaho ntibivuga ko hari ikitagenda mu rukundo rwanyu, cyangwa se kudakunda bihagije umukunzi wawe. Niba umukunzi wawe ntacyo ari gukora ngo yigarurire undi muntu, ibi si ibintu byo guhangayikira. Menya ko kandi guhindura ibyo wari witeze ku rukundo bidasobanuye kugabanya urwego rwawe. Ntukwiye kuba hamwe n'umuntu utuma wumva utishimye wowe ubwawe. Inama ya 8, jya ufuha mu buryo bwubaka. Ni ingenzi kwibuka ko gufuha iyo bikozwe mu nzira nziza biba atari ikintu kibi. Gufuha bishobora mu by'ukuri gufasha abakundana muri ubu buryo. Ubwa mbere, gukundana kurushaho no kubona umukunzi wawe afite agaciro ku buryo umubuze waba uhombye, bityo n'umufata uko wishakiye. Uburyo bwa kabiri, kongera urukundo n'uburyo bwo kwitanaho. Indi ngingo ya 3 kandi bituma abakundana bakora ibishoboka byose ngo biteze intambwe buri wese ku giti cye. Bituma kandi buri wese umwe yongera ingufu ngo ashimishe mugenzi we. Nanone biba nk'intumwa igaragaza igihe ibintu bitameze neza. Ariko nanone uko ugaragaza ifuhe nibyo bituma rifasha mu kubaka ubuzima cyangwa gusenya. Nusakuriza umukunzi wawe ukamubwira umutota, igishoboka cyane kubaho nuko ibi bitazanoza umubano wanyu. Nyamara nugaragaza mu buryo bweruye bumeze neza ibiguhangayikishije, we n'umukunzi wawe mushobora gukoresha ifuhe nk'amahirwe yo kwiga no gutera imbere nka couple. Muri make, gufuha iteka ntibikwiye kuba ikintu kibi gusa. Iyo bigenze bityo uba ugomba kubitsinda ntibigutware.
ushobora gutsinda ingeso yo gufuha igihe cyose ugize icyo ukora ku kwirinda no kwiyubaka, kuganiriza umukunzi wawe mu bwubahane kandi ugahindura ibyo uba witeze mu rukundo. Ibi bizatuma umubano wanyu uramba kandi urangwa n'ibyishimo. Mukomeze kugira amahoro y'Imana, mukande subscribe, like, share na comment. Njye ndi Adolphe Janeman.